Yes guys, mu bintu hano umukeneye dukeneye kumenya gukoresha iyi software. Iyi software ni iya SolidWorks, hanyuma umuntu ushobora kuza creating icyo twita new file, ukaza muri part twayikozeho video nyinshi, ariko uyu munsi ndagira nkwereke uramutse ukoresheje indi tools tugira muri SolidWorks. Rero ni ibintu byinshi cyane biba muri ino software, uburyo ibyo mubona byose bikorwa n'inganda zitandukanye bishobora kuba designed binyuze muri software yitwa SolidWorks. Rero nta kimwe uruganda rujya gukora tutakorewe design. Actually dushobora guhera hano muri sketch, then ugashushanya duhisemo top plane, and ko twafashe by default line. For example, nshobora kuza nkahera muri origin. Buri gihe tugiye gutangira drawing yacu dukoresha icyo twita origin, no duhera. Then for example, nshobora kuza ngashushanya form imeze gutya, like this. For example, anga nshobora kuvuga ngo ndashaka ko araza kuba harimo dimension y'ijana like this. Hanyuma ahangaha ndaza kuba mfite kangahe, mfite 80 like this. Ahangaha urumva reka ngire 85, then ahangaha nze kuba mfite 15. Actually 15 nakirimo, then handi tubura gushyira size bitewe na diameter ndaza kuba nshaka. Hano haraza kuba hariho 10 like this, not all 5. Let me choose 5, kamitemo 5 kugira ngo then ahangaha ize kuba ifite also 5 like this. We're muri center and here. Ahangaha turaza kuba dufite kangahe smart dimension. Uyu murongo niyo nashakaga, wenda ndashaka ko haraza kuba hafite also 8 like this. Hanyuma icyo ngira ngo uyu munsi mbereke gukoresha rero iyi revolved boss base. Revolved base ikoresha ibintu bifite shape ya round. For example, kugira ngo mpitemo extrude boss base, nkahitamo revolved boss base, ahangaha barambwira ngo axis of revolution, so nkaza nkahitamo iyi line, you see like this. Actually ureba ngino object yanjye imeze nka bolt. Ahangaha ni uburyo bworoshye nawe ushobora gukoresha udesigninga iyi tools yawe. Ahangaha ukaza ugashyiraho icyo twita chamfering, uje ugahitamo ahangaha ukaza ugahitamo chamfer for all size or fillet. Twarayikoze twabonye ko ari zino edge zose, akoreka nshyireho nka 2 kugira ngo igaragare neza kuri edge zose, haze kujyaho chamfering ya 2. Uri kubona ko ya piece yanjye ije ikaza kuba imeze gute, imeze gutya. Ibintu byoroshye, twarimo dukoresha revolved boss base twatangiye gukoraho guys. Hanyuma ikindi ushobora kuza ugakora n'iki, bitewe na design ufite ushobora kuza ahangaha ugatora. For example, ushobora specifying icyo twita material, specify material, kaza kuri edit material. Hano wenda tuyigire iron cyangwa tunayigire copper. Copper is this, apply and close. Actually this is the copper. Iyi ni copper. Iyi copper rero urabona ko iraza kuba imeze neza yacu, ni ya device yacu ushobora kudesigninga for sure like this. Koresha revolved boss base. Design yose irakorwa before the production of this piece.
Hano rero ugomba kumenya design kare ikintu cy'ingenzi guys, especially dukoresheje software yacu ya SolidWorks. Ni ibintu by'ingenzi ugomba kwitaho kubimenya, nta kindi. Ngaho reba iyi video isangiza abandi bakenera design, bakoresha design especially SolidWorks. Dufite ibintu byinshi byo kubereka, kana subscribe aho hasi. Rwanda Innovation Hub nk'ibisanzwe twigisha kuri design, tukigisha kuri electronic, tukigisha ku mashanyarazi, tukigisha kuri computer system, tukakora ama projet arimo innovation n'ibindi byinshi. Thank you very much.